ntabwo ushobora kubaho mu buzima bwishimye ufite ubwoba bw'ejo hazaza hawe. Intambwe ya mbere yo kugira ngo ushire ubwoba ni ukugira ngo ubanze usobanukirwe neza ni igiki kigutera ubwoba. Ariko icyo nkubwira cyo nuko ubuzima bwawe ugomba kubaho ubuzima budafite ubwoba, ubuzima bunezerewe. Wandike ku rupapuro rwawe uyu munsi wumvise kino kiganiro uvuga ati ntabwo nzongera kugira ubwoba ukundi, ibyanteraga ubwoba ni njye ngiye kubitera ubwoba kandi nzi yuko ejo hanjye ari heza. Muraho, nongeye kubakira kuri platform yacu ya Kira Ministries. Nkuko mubizi iyi platform yacu ni platform yo kugira ngo duhanahane ibitekerezo, duhanahane ubumenyi kugira ngo tubeho ubuzima twishimye. Uyu munsi rero nishimiye kugaruka kugira ngo tuganire kuri insanganyamatsiko nziza, ariko actually insanganyamatsiko isa n'amazina yanjye. Ndashaka kuvuga ku bwoba cyangwa fear, ariko nkaba nifuza yuko wowe nanjye tuba ba nta bwoba. Njye amazina yanjye nitwa nta bwoba, ariko uyu munsi ndashaka yuko buri wese ukurikira kino kiganiro nawe aba nta bwoba, kubera yuko ubwoba ni ikintu kibi cyane, ni ikintu gituma umuntu atagera ku ntego yiyemeje. Turaje tubirebe muri iki kiganiro gito tugiye gukora, ariko uyu munsi mu by'ukuri turavuga kuri ubwoba cyangwa se ku bwoba cyangwa se fear. Abantu benshi muri iyi si tubayemo, muri ubuzima tubayemo bwa buri munsi, tuba dufite ubwoba butandukanye. Tuba dufite ubwoba bw'ubuzima bwacu, tuba dufite ubwoba bw'ejo hazaza. Ariko ndagira ngo mbere yuko nkubwira uburyo watsinda ubwoba, ndagira ngo tubanze turebe ubwoko bw'ubwoba bubaho. Hariho ubwoko bw'ubwoba bwinshi butandukanye, ariko uyu munsi ndagira ngo turebe ubwoko nka 4 cyangwa 5 bw'ubwoba. Noneho wowe uraza kureba urebe ese ni ikihe cyiciro cy'ubwoba waba ufite. Noneho mu gihe tuzaba turimo turaganira turaza gushaka igisubizo. Imana iraza kudufasha kugira ngo nawe ubone igisubizo kugira ngo ubwoba buve mu buzima bwawe. Reka duhere ku bwoba bwa mbere abantu benshi bakunda kugira, ni ubwoba bwo gutinya urupfu cyangwa se ubwoba bwo gupfa. Gasanga umuntu buri gihe ahantu yicaye ahora yumva mu matwi yiwe, mu bitekerezo bye, arumva urupfu rumukikije, arumva agomba gupfa, arumva afite ubwoba bwo gupfa. Kumva buri gihe mu byo ugerageza gukora, yaba ari n'umushinga ushaka gukora, ukavuga ariko ndapfuye uko biri kose, ndapfuye, ntabwo noneho uyu mwaka nkurenga. None akenshi ubwo bwoba bw'urupfu ruzanwa n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko hari igihe kimwe inshuti zawe, abavandimwe bawe baba bamaze iminsi bitaba Imana. Noneho ugasanga muri wowe nawe icyo kintu kikujeho mu isura, ugatangira nawe kumva yuko nta kabuza uri buze kubakurikira. Ubwo ni ubwoba bwa mbere abantu benshi bakunda kugira, bwo gutinya urupfu, ubwoba bwo gutinya urupfu. Hakaza ubundi bwoba bwa kabiri bwo gutinya gutsindwa. Ubwo bwoba rero buzanwa kenshi niyo ufite nk'imirimo ukora ya buri munsi, ariko noneho muri wowe ukaba uri umuntu, reka mvuge ngo w'indwanyi. Noneho ikintu cyose ugiye gukora ukavuga ati ese iki kintu kizacamo, iki kintu kizagenda. Noneho ugasanga ibyo bintu biguteye ubwoba bwo gutsindwa, ubwoba bwo gutsindwa ikintu runaka. Habaho ubundi bwoba bwa gatatu, noneho ubwoba bw'umutekano wawe. Ugasanga kubera ko ahantu mu gace utuye wenda hari abajura, wenda hari abagizi ba nabi, ugasanga ugira ubwoba bw'umutekano wawe. Ubwo ni ubwoba bujyanye na security yawe. Nk'ubu hari nk'iyo bita New Global Poll yagaragaje yuko muri South Africa, mu gihugu cyo muri Afrika y'Epfo, abantu bagera kuri 70% bavuga yuko batizeye umutekano wabo nijoro muri South Africa. Urumva? Ni ukuvuga ngo abantu 30% nibo bavuga ati twebwe iyo tugiye nijoro tuba twizeye umutekano wacu.
kuvuga ngo abo ngabo iyo bagenda, abo ngabo 70% baba bumva bafite ubwoba bwo kuvuga ngo umuntu yatugirira nabi. Aho nk'ubu turebye noneho muri Amerika abantu bagera kuri 40% nabo bavuga yuko batizera umutekano wabo iyo bagenda nijoro. Nukuvuga ngo bagenda nabo bafite ubwoba. Ariko ikindi kintu cyiza, tuvuge statistics zindi nazo zikagaragaza yuko ahangaha iwacu mu Rwanda abantu bagera kuri 80% birashoboka ko byaniyongereye, bo bavuga bati iyo tugenda nijoro tuba twumva dufite umutekano. Urabyumva, bishobora kuba byarazamutse bigeze no muri 90. Kuvuga ngo iyo abantu bagenda mu Rwanda babumva nta bwoba bafite. Nukuvuga ngo abantu bagera mu 10 nibo bonyine bavuga ati iyo ngenda nijoro ahantu muri quartier cyangwa numva mfite ubwoba yuko hari umugizi wa nabi wangirira nabi. Ariko ugasanga twebwe ahangahe iwacu abantu iyo bagenda nijoro babumva bafite umutekano, babumva nta bwoba bafite kubera yuko babumva yuko umutekano wuzuye. Ubwo n'ubwoba bwa gatatu bujyanye n'umutekano wawe ku giti cyawe, umutekano ujyanye n'agace utuyemo, umutekano ujyanye n'ibyo ukora, umutekano ujyanye mbese n'ubuzima bwawe bisanzwe. Hakaza noneho ubundi bwoba bukomeye bwo kuba wenyine, ubwoba bwo kumva watakaza umuntu. Tuvuge ubu bwoba bukunda kuza nko kuri couples cyangwa se ingo zibana, ugasanga abantu baravuga ati se nk'ubu kweri umugore wanjye aramutse agiye nabahone. Urabibona, none ugasanga ibyo bintu biguteye ubwoba mu buryo bukomeye, ugasanga buri gihe uhoranye ubwoba, ugasanga umugore atekereza ati umugabo wanjye se buri gihe ahora mu kazi, aba yagiye buri munsi, ese nk'ubu ngubu kweri aramutse yigendeye ubu nsigaye ndi jyenyine. Ubwo bwoba bwo kumva yuko waguma uri wenyine, bwo kumva yuko waba uri wenyine, ubwo bwoba nabwo bukagutaha mu buzima bwawe. Rero ubwo bwoba ni ubwoba bubi cyane, kuko ubwoba mu by'ukuri ni intwaro mbi y'ubuzima bwawe, kuko iyo ufite ubwoba muri ubwo buryo nta kintu na kimwe ushobora kwigezaho, yaba ari mu iterambere, yaba ari mu buzima bwawe bw'imitekerereze, ntabwo ushobora kugera ku iterambere rikomeye. Ubundi bwoba ngira ngo ensorezeho bukomeye ni ubwoba bwo kumva utekereza ko ibintu byakubayeho bizongera bikakubaho. Ubwo ni ubwoba bujyanye n'ibintu bimeze nk'amateka yawe wanyuzemo, ariko noneho bikamera nk'aho bigukurikiranye. Ugasanga buri gihe uravuga uti cya gihe ndibuka ibintu byambayeho, ndibuka 1 2 byambayeho, ubu ngubu byakongera bikambaho. Ibyo byose rero bigatuma buri gihe uhorana ubwoba. Ibyo ngibyo rero, ibyo bya kera bikuzana uyu munsi bigatuma wumva ugifite ubwoba, nta kindi biba bigamije uretse kugira ngo mu by'ukuri utagira iterambere ugeraho ku buzima bwawe. Rero nk'uko mubizi kuri platform yacu ya Kira Ministries, no kugira ngo tuganire, twigishanye, dusangizanye ubumenyi kugira ngo tubeho ubuzima twishimye, ndetse tubeho ubuzima bufite ejo hazaza heza. Rero kugira ngo ubeho ubuzima bwishimye, ntabwo ushobora kubaho ubuzima bwishimye ufite ubwoba mu buzima bwawe. Impossible, impossible. Ntabwo ushobora kubaho mu buzima bwishimye ufite ubwoba bw'ejo hazaza hawe. Rero icyo ngira ngo muri iyi video ntoya twakoze, ngira ngo dufashanye cyangwa tugufashe, ni iki wakora kugira ngo noneho ukire ubwoba mu buzima bwawe. Nkuko twarebye ko hari ubwoko bwinshi cyane bw'ubwoba ku buzima bwawe. Icya mbere nuko ugomba gusobanukirwa neza ni igiki kigutera ubwoba, ukabanza identifying cyangwa se ukabanza kukimenya. Kuko hari ibintu bimwe usanga nk'umuntu afite ubwoba, ukumva ufite ubwoba, ariko umuntu yakubaza ati ufite ubwoba bw'iki, ntube wabisobanura. Intambwe ya mbere yo kugira ngo ushire ubwoba ni ukugira ngo ubanze usobanukirwe neza ni igiki kigutera ubwoba. Icyo kintu kigutera ubwoba warangiza ukakireba n'amaso yawe, kavuga wowe niba ari urugo rwanjye ntabwo ugomba kuntera ubwoba, umugabo wanjye arahari, umugore wanjye arahari, nta hantu azajya, ahari to stay, ahari kugira ngo ahabe, ntabwo ahari nk'umucumbitsi.
icyo kintu rero cy'icyizere cyo kwivugaho amagambo meza bituma bwa bwoba bushira muri wowe. Ariko urimo kubwira iki? Urimo urabwira cya kintu wamenye kigutera ubwoba. So icyo ugiye gukora rero uyu munsi ni ukugira ngo ubanze umenye neza ni igiki kigutera ubwoba ku buzima bwawe. Ufate ikayi yawe uyu munsi, noneho wandike uvuga ati okay, nsanzwe ngira ubwoba, eske na abana banjye bantera ubwoba, nkumva yuko abana banjye ejo hazaza ntaho. Ubyandike ku rupapuro. Numara kubyandika ku rupapuro, urangije urebe ubwo bwoba, uvuga ati wabwoba we, uyu munsi ndi umutsinzi no kurushaho, ntabwo ndi umuntu utsindwa, ntabwo abana banjye baremewe kugira ngo bajye mu muhanda, ntabwo abana banjye baremewe kugira ngo babe ibirumbo. Wabwoba we, ndabizi uturuka kwa Satani. Rero nkuko ijambo ry'Imana rimwe ribitubwira rivuga ngo nta kindi cyazanye Satani uretse kwica, kwiba no kurimbura. Rero icyo kintu cyitwa ubwoba ni ikintu gituruka kuri Satani, kiba gishaka kugira ngo kikwibe umunezero wawe, kuko iyo ufite ubwoba ntabwo ushobora kugira umunezero wawe. Rero niba ushaka kugira ngo mu by'ukuri ugire iterambere, ugire umunezero, ufate umenye icyo kintu kigutera ubwoba, nurangiza icyo kintu gitera ubwoba ugihangare, ukibwira uti wowe wakintuwe, wowe ushaka kuntera ubwoba, ntabwo ngira ubwoba kubera yuko nzi yuko mfite imbaraga muri njyewe, nzi yuko ibi ngibi urimo kuntera ubwoba nabiciyemo kera, nza kubivamo ndetse ntera imbere. Ibyo byose numara kwibwira icyo kintu gitera ubwoba, ubwoba buragenda mu buzima bwawe. Uzarebe nk'iyo igisimba, imbwa ije kukurya ukirukanka, iyo mbwa iragukurikira ikanakurya. Ariko iyo ushize amanga, ugashira ubwoba, ugatora ibuye hasi ukavuga ati ndagutera, imbwa inshuro nyinshi iyo mbwa irirukanka. Kubera iki? Iyo mbwa wayeretse yuko muri wowe nta bwoba ufite, yarangiza ikirukanka. Ariko iyo ikintu kiguteye ubwoba ukeretse yuko nawe ufite ubwoba, cya kintu kiragukurikirana. Rero ntugire ubwoba, ikintu kiguhangaye, ikintu gishaka kugutera ubwoba, ikintu kirimo kirakwereka yuko nta ejo hazaza hatameze neza, icyo kintu ugihangara ukibwira ati oya ntibishoboka. Ikindi cya kabiri ugomba gukora kugira ngo wirinde ubwoba nuko niba wumva icyo kintu mu by'ukuri gikomeje gukomeza kizamuka umutima wawe, aho uri hose ugitekereza, nuko wakwegera abantu bo kwizerwa. Iyo mvuze abantu bo kwizerwa, hari umuvandimwe wawe, hari inshuti yawe, hari umupasiteri wawe, hari umupadiri wawe, hari umuyobozi mu gace utuyemo. Umubwira uti iki kintu runaka kinteye ubwoba, iki kintu kindaje ishinga. Iyo ukivuze cya kintu, wa muntu akagusubiza amagambo yo kuguha imbaraga, nta kabuza cya kintu cy'ubwoba muri wowe kiragabanuka. Mbese ikintu kiguteye ubwoba, nyuma yo kuba we wacyanditse ukakibwira ku giti cyawe, ugomba no gushaka undi muntu wa kabiri cya kintu kibwira. Urabyumva? Cya kintu ukakimubwira, ukamubwira ati iki kintu kinteye ubwoba, iki kintu kirambangamiye. Warangiza icyo kintu kizagenda, bwa bwoba buzashira, kuko wa muntu wagiriye icyizere nawe azakubwira amagambo agusubizamo imbaraga, amagambo aguha ibyiringiro, noneho uhagarare ushikamye, uhagarare ushize amanga. Ikindi cya gatatu ari nacyo nsorezaho kigomba gutuma ubwoba bushira muri wowe, ni ijambo muri iyi minsi tujya dukoresha, ikintu bita kutipasa muremure. Murabizi abantu benshi cyane turi muri competition y'ubuzima, ugasanga uburyo Jules mbayeho nibwo buryo na Bienvenue ashaka kubaho, ni nabwo buryo Jean-Marie ashaka kubaho, nibwo buryo Damascene ashaka kubaho. Ntabwo ariko bimeze. Irinde kwipasa muremure mu buzima bwawe. Reba ese uhembwa amafaranga angahe? Mpembwa ibihumbi 150 ku kwezi. Okay, niba ari ibihumbi 150 uhembwa ku kwezi, bipangire ukore imibare y'ibyo bihumbi 150 uhembwa. Niba ari inzu y'ibihumbi 30 ujya kubamo, niba ari ibihumbi 25, niba ari ibihumbi 40, ukoreshe ya mafaranga uko angana. Ntabwo niba uhembwa amafaranga ibihumbi 80
ari ngombwa yuko ujya kwirirwa ugurira abantu cyangwa se ugenda utega amamoto y'igihumbi na magana atanu, igihumbi na magana atanu, nta kabuza ayo mafaranga azahita agushiriraho. Namara gushiraho uhite ugira ikintu cy'ubwoba cyo kuvuga ngo ejo hazaza hameze hati. Kwipasa muremure rero ni ugushaka kugera ku bintu abandi bantu bagezeho, ariko wowe utarebye ubushobozi bwawe, utarebye n'intambwe abo bantu bateye kugira ngo ibyo bintu babigereho. Bivuga ngo buri muntu wese ikintu yagezeho hari intambwe yateye, hari aho yanyuze kugira ngo akigereho. Uzarebe abantu bose, yaba ari umukinyi, aba bakinyi tubona ba Mbappe, abangaba tubona bakomeye, usanga baratangiye gukina bafite imyaka 6, imyaka 7. Bivuga iki? Bivuga ngo amaze imyaka 20, amaze imyaka 18 yitoza kugira ngo agere kuri ya success afite uyu munsi. Urimo uracyumva icyo kintu? Nuvuga ngo amaze iyo myaka arimo aritoza, umwaka wa 7, umwaka wa 8, umwaka wa 9, umwaka wa 10, ababyeyi bamufasha, inshuti zimufasha, kugera igihe yahindutse umuntu w'igihangange. Rero ntabwo umwana avuka ngo ahite yuzura ingobyi. Wowe ufite ubuzima bwawe, ufite ukubayeho. Wowe icyo ugomba gukora nuko ugomba kureba ubuzima bwawe bw'uyu munsi, ukubayeho, ibyo winjiza, warangiza ukabipangira, warangiza ugakora igenamigambi ryawe cyangwa se action plan yo kureba uburyo watera imbere, ariko ntiwipase muremure, ntushake kuba nk'uko abandi babayeho, kuko ibyo bintu bigutera ubwoba bwo kumva ufite ubwoba bw'ejo hazaza. Ubwo n'ubundi bwoko ndetse nabwo bw'ubwoba bwo gutinya ejo hazaza. Ejo bizaba bimeze bite? Ejo bizagenda bite? Ejo nzarya iki? Ejo akazi kazaba gahari? Kubera iki? Hari ibintu urimo kwipasamo muremure, wareba ukabona ibyo bintu ntabwo uzabigeraho, noneho bigatuma wumva yuko ejo hawe ari ahantu mu by'ukuri hatameze neza. Rero dusoza kino kiganiro nuko ugerageze mu by'ukuri kureba ubuzima bwawe umenye yuko n'ubwawe, nta wundi muntu murimo murarwana n'iterambere ryawe. Uko uyu runaka yateye imbere, uko wateye imbere, nawe nako uzatera imbere. Numara rero gusobanukirwa ubuzima bwawe, warangiza ukumva yuko nta muntu umwe murimo murarwana nawe mu buzima, bizaguhesha amahoro mu mutima ndetse bizakurinda ikintu cy'ubwoba mu buzima bwawe. Icyo rero nicyo bita kunyurwa. Ndagira ngo ugerageze muri wowe ubwoba buvemo, ube nta bwoba, uvuga ati jyewe ndi nta bwoba. Ikintu cyose gishaka gutera ubwoba avuga ati oya, jyewe ndi nta bwoba, nta kintu gishobora kuntera ubwoba. Kubera iki? Kubera yuko ubuzima bwawe urazi neza yuko ku rurimi rwawe hariho ubuzima ndetse hariho n'urupfu. Nuramuka ubuzima bwawe ububwiye neza, ukabubwira icyo ushaka kugeraho, uzakigeraho. Ubuzima bwawe nuramuka ukoresheje ururimi rwawe ukabwira ubuzima bwawe nabi, ukatera ubwoba bwawe ubuzima, nta kabuza ubuzima bwawe buzapfa. Ariko icyo nkubwira cyo nuko ubuzima bwawe ugomba kubaho ubuzima budafite ubwoba, ubuzima bunezerewe. Wandike ku rupapuro rwawe uyu munsi wumvise kino kiganiro, uvuga ati ntabwo nzongera kugira ubwoba ukundi, ibyanteraga ubwoba ni njye ngiye kubitera ubwoba, kandi nzi yuko ejo hanjye ari heza. Mwakoze cyane gukurikira kino kiganiro, naho ubutaha.